Amazina yanjye nitwa Anita. Mu myaka yanjye 18 nigeze kuvuga amagambo make nyabwira musaza wanjye. Ndamubwira ngo ntabwo mbyishimiye, ariko hari igihe banzana. Iyo baje sinjye buri mu mubiri wanjye. Ndetse namubwiye ko ku munsi w'ijoro ry'ukwezi kuzima numva hari imbaraga zimamagara kujya ku mugezi. Nkagenda ntabishaka, ariko nkagaruka nsa nk'umuntu usinziriye, cyangwa se nkagaruka ntazi niba ninjye urimo uraza. Nanone naramubwiye nti iyo ntabyumviye cyangwa se iyo ntumviye iryo jwi baraza bakangiriza abandi. Niyo mpamvu mba ngomba kujyayo kugira ngo bataza kwangiriza abandi. Ayo ni amagambo Anita we yivugiye ubwe ko yabibwiye mukuru we bahagararanye imbona nkubone. Hari inkuru zimwe na zimwe abantu bavuga ugakeka ko ari amahimbano, ariko iyo wumvishe neza ugakurikirana ubuhamya bw'ababibayemo ukumva ibyo ababyeyi n'abasaza bavuga, uhita wibaza niba koko isi tubamo ari shyashya. Uyu munsi tugiye gufata urugendo rugana mu gace kitwa Nyamirembe. Ni ahantu hahoze hatuwe n'abantu bake cyane, ariko hakaza kuvugwamo inkuru yababereye ihurizo ry'ibihe byose. Ni inkuru y'umukobwa witwa Anita Mutesi. Bavuga ko yihindura isura ikaba iy'inzoka. Iyi si inkuru isanzwe, ni inkuru yavuzwe n'ababibonye n'amaso yabo, yandikwa mu bitabo by'imigenzo yabo, ndetse akaba ari impamvu yo gutuma abatuye aho ngaho babura umutuzo n'umutekano kubera uyu mukobwa. Bari kumwe nayo NP Entertainment, kandi subscribe, ukanda like, share na comment kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi, ndetse tubashe no kubaka umuryango mugari wa NP Entertainment. Anita ni umukobwa yavukiye mu muryango usanzwe w'abahinzi ndetse n'aborozi. Ababyeyi be ni umugabo witwa Nduwimana, naho mama we yitwaga Vestina. Babaga ku nkengero z'ishyamba rya Nyamirembe. Bwa mbere mu bwana bwe Anita yari umukobwa ucicitse, akunda kwigunga, yemwe adakunda no kuvuga. Nta mugenzi yagiraga uretse umugezi munini uca hafi y'iwabo. Aho niho yakundaga kwicara, ndetse akareba amazi atemba, rimwe na rimwe akajya anarenzaho amagambo abantu batumvaga neza. Yarakundaga cyane amazi n'ibikoko byo mu mazi. Ababyeyi be bagerageje kumubuza kujya ku mugezi wenyine, ariko byarabananiye. Yaryaga amagi y'inkoko adatetse, akanywa amata asharira, rimwe na rimwe akarya ibintu by'ubutaka. Abantu babibona bakagira ubwoba. Nubwo yari mwiza cyane, abaturanyi batangiye kubona ko afite ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Yabaga afite amaso atuje cyane, rimwe na rimwe akareba umuntu kugeza ubwo umuntu yibwirije akagenda. Uyu Anita nta kindi kintu avuze, ari kumureba gusa. Hari icyumweru kimwe cyanditse cy'amateka. Hari mu mpera z'umwaka wa 2018, abasore babiri, Patrick na Jules, bari baragiye ihene hafi y'umugezi. Bukeye bwaho baje kuvuga inkuru itangaje cyane. Baravuga bati twabonye ikintu cy'inzoka nini cyane, ariko iyo nzoka ifite amaso y'umuntu kandi ifite imisatsi mike hejuru y'uruhanga. Yahise isimbukira mu mazi mu gihe twebwe twahise twirukanka. Abantu babifashe nk'ibihuha kugeza igihe Anita yaburaga mu rugo rwabo mu masaha ya nijoro. Hashize amasaha 6 baramushaka baramubura. None bamubonye basanga yicaye ku rutare ruri hafi y'umugezi, ariko amaso yareba kure cyane, umubiri we ugaragara nk'uwacitse intege. Umwe mu basaza baho yahise avuga amagambo yatumye bose batuza. Aravuga ati uyu mwana afite amaraso y'ishyamba. Muri iyi miryango hari amasezerano ya kera atarigeze avaho. Ibi ni bisanzwe. Uko iminsi yagiye ishira, abantu batangiye kubona inzoka nini cyane, ndetse bakabona iyo nzoka yijimye ariko ikagaragara nijoro. Igihe yasohokaga mu gashyamba yahitaga igana ku nzu ya Anita, ariko buri gihe iyo barebaga neza basangaga Anita aryamye mu nzu ameze nk'uwigeze gukanguka buhoro. Bikabacanga bakayoberwa ibyabaye. Mu muco wa Afurika y'Iburasirazuba hari inkuru nyinshi zavugaga ku bantu bagiranaga amasezerano n'imyuka y'ishyamba, ndetse barangwaga n'ubutunzi cyangwa se imbaraga.
ariko bakajya bahinduka ibikoko runaka mu gihe runaka. Mu gihe abayoboke b'amadini bavuga ko ibi ari imbaraga z'imyijima, uburozi cyangwa se amadayimoni akoresha abantu. Hari abapadiri ndetse n'abapasitori benshi bagerageje gusengera Anita, ariko bamwe muri bo bavuze ko bumvishwa amajwi atari ay'abantu avugira mu ishyamba. Kugeza uyu munsi ishyamba rya Nyamirembe riracyafite izina ribi. Abaturage baracyavuga ko hari inzoka nini igaragara mu mvura nyinshi cyangwa se mu gihe ikirere gisa nabi. Ndetse haravuga ko babonye umukobwa usa na Anita ahagaze ku nkombe y'umugezi, amaso ye yaka umuriro mwinshi cyane. Ese Anita yaba ari umuntu cyangwa hari imbaraga zamuhinduraga icyo ari cyo? Wowe urabyumva ute? Twandikire muri komenti kugira ngo dukomeze kuryoherwa n'iki kiganiro cya Anita. Bidatinze abatuye aho ngaho bakoze inama y'abakuru b'umuryango, abapadiri yewe n'inzego z'umutekano zari zihari, ndetse n'abasore babonaga iyo nzoka. Bumvikana ko bagomba gukora iperereza bagashaka ibimenyetso byose byerekana aho inzoka iva ndetse n'aho ijya. Mu mugambi wabo bafashe abahigi babiri ndetse bareba abahigi bafite ubumenyi bwo gufata inyamaswa zikomeye, bakabaha n'amatara, ndetse amatara akomeye areba kure cyane. Umwe muri bo aravuga ati, niba koko ari inzoka tuzayifata, ariko niba ari ikindi kintu twiteguye byose kubera ko gishobora no kuduhitana. Mu ijoro rya mbere nta kintu na kimwe cyabaye, ariko mu ijoro rya kabiri ubwo nka saa 5 z'ijoro zari zigeze, umwe mu basore yaravuze ati, reba hariya, atangaye cyane. Hari urumuri rutari rusanzwe ku mazi. Bagenda buhoro buhoro bahasatira, basanga Anita ahagaze ku nkombe y'umugezi, amaso yareba hejuru cyane nk'umuntu utavuga cyangwa se utazi ahari. Igihe bari bashatse kumwegera humvikanye ijwi rikomeye cyane rikanga amazi. Inzoka nini yijimye yahise izamuka igenda buhoro buhoro mu mazi, irangije ihita yinjira mu ishyamba. Bose barirutse, ariko umwe muri bo yahindukiye avugira hejuru aravuga ati, iyi si inzoka isanzwe, hari ikiyihuza n'uyu mukobwa. Iperereza ryarakomeje mu nzu ya Anita, basangamo ibintu bitangaje: amagi menshi y'amahanga, imiti y'umuco, ndetse n'udupfunyika tw'imigozi yambara mu ijosi. Abantu benshi barahungabanye, abandi batangira kuvugira mu matamatama, ese koko uyu mukobwa ni umuntu cyangwa ni ikindi kiremwa? Abashinzwe umutekano bagerageje kumubaza, ariko Anita yahoraga avuga amagambo amwe gusa agira ati, ntabwo ndi uwo mubona, ntabwo ari njyewe, ahubwo n'undi undimo. Abayobozi bo mu rwego rw'akarere baraje, umupasiteri azana itsinda ry'abasenga, yemwe haboneka n'umupfumu azana ibyatsi bye. Bagerageza byose ndetse bakora n'uko bashoboye, ariko buri gihe iyo bashaka kumusengera nijoro habaga ibintu bitangaje. Urumuri rw'urusaku rugatungurana mu ishyamba, inzoka igacika mu mazi, abantu bagashya umutima. Umwe mu bagabo batinyutse yaravuze ati, ibi si ibya kimuntu, hari ikindi kintu kiri gukina imitima yacu. Iperereza ryarakomeje, ariko ntabwo bigeze bafata iyo nzoka. Ariko kuva uwo munsi buri kwezi haboneka umuntu ujya ku mugezi wa Nyamirembe, ndetse akagenda nijoro, kandi iyo agiye ntabwo yigera agaruka. Anita yakomeje kubaho mu rugo rwabo, ariko asa n'udakoma, ndetse agakora imirimo itandukanye n'iy'abandi, ku buryo byagaragaraga ko atari umuntu. Mu by'ukuri Anita yakomeje kubaho mu rugo rwabo, ariko asa n'udakora imirimo y'abantu. Rimwe na rimwe yavugaga amajwi bakumva ni nk'inzoka irimo iravuga. Bamwe bemeza ko umunsi umwe bazamusanga yarasize ubutumwa, kubera ko azahinduka inzoka, kugaruka umuntu bikanga, agakuma ari inzoka burundu.
ndetse mu gace ka Nyamirembe kugeza na n'ubu haracyari icyapa cyanditseho ngo ntunyure hano nijoro kuko hari ikihahagarara cyihishe mu mazi. Iyi ni inkuru y'umukobwa witwa Anita uhinduka inzoka ku buryo abantu baturanye byabacanze ndetse bahora n'ubwoba, ariko Anita nawe avuga ko atazi uko bikorwa, ngo ntabwo azi uko ahinduka inzoka, nta nubwo azi uko ahinduka umuntu, usibye ko iyo bibaye agaruka ameze nk'umuntu usinziriye cyangwa se wataye ubwenge utazi yaturutse. Njye muri kumwe ni Pacifique kuri UNP Entertainment. Ndashimira wowe wakoze subscribe kandi nawe utarayikora ikandi kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ndetse tubashe kubaka umuryango mugari wa UNP Entertainment. Ibiganiro n'ibi nakagaruka. Ciao ciao, murakoze cyane.